mereho wica ibyaha ko bavuga ngo bari gutwika ibyaha. Iyo namaraga kunywa iryo tabi ntago nongeraga gutekereza, nta mubabaro numvaga umubabaro ushize nkaryama. Ariko iyo nicuraga muri wa mubabaro noneho wikubye. Nageze igihe mfata icyayi cya mukaru nkajya nsukamo inzoga n'abarokore nkazibaha. Ubwo twaje kubaho muri nize primaire, mama wanjye yapfuye ngiye muri primaire ya gatatu. Ubwo mbaho muri ubwo buzima, iwacu baratwanga, nyogokuru aratwanga. Ari igihe kimwe nyogokuru yigeze atubwira ngo iyo ureze umwana w'inzoka arakura akakurya. Katubwira ngo tuzasanga inzoka bene wacu ntaga dushaka. We yari afite wa mutima wa kera w'ababyeyi bakundaga abahungu ntibakunda abakobwa. Ariko ndashima Yesu, amina, niwe ujya ufata ibintu bidafata. Yesu ashimwe bene data bakunze umusaraba, by'umwihariko wo ukunda ijambo ry'Imana kandi bakunda n'abera n'Uwiteka. Atwongeye twagarutse rero, murabona ko kuri kamera hari umutumirwa twabatumiriye kuri uyu munsi wa none, kugira ngo abanze abwire buri muntu wese aho Imana yamukuye, kugira ngo nawe niba uri mu bibazo yumve ko nta Imana itakura umuntu, kandi ko nta kure aho Imana itageze umuntu. Abantu mukurikije ijambo ry'Imana ku Isi ya Cyenda TV, turabashubije tubifuriza amahoro y'Imana. Mbere kugira ngo rero abibwire, reka tubanze twiragize Imana. Nitumara kwiragiza Imana nawe tumwakira abasuhuze. Uri Uwiteka Imana isumba byose kandi ushobora byose, uri Imana idakirarwa ngo yibagirwe imirimo. Tugushimiye ubugwaneza bwawe. Hari benshi bari kumva ijambo ryawe, hari benshi bari gukunda ijambo ryawe, ndetse n'umwana wawe ugiye kurivuga nawe reka tumusabire umugisha kugira imbaraga zawe zibe muri we, ubwami bw'Imana bwuzure muri we, natwe tugiye kubyumva ugiye kumvira, kugira ngo ubwami bw'Imana burusheho kwamamara ku bwa Kristo Yesu urakoze Uwiteka, amen. Imana iguhe umugisha, ngaho usuhuza abana b'Imana, ubibwire ndetse unatubwire naho Imana yagukuye. Urakoze cyane. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ndabasuhuje bene data bavandimwe dusangiye inzira y'umusaraba wa Kristo. Nishimiye kuganira namwe ijambo ry'Imana. Aya masaha aho Imana yadukuye n'ibyadukoreye ni byiza, turacyafite ibyiringiro no kugera aho iteganya kutugeza. Amazina yanjye nitwa Kashyaka Zainabu Marie Ange, nsengera mu itorero rya Israheli i Nyamirambo. Mushumba wanjye yitwa Kuradusenge Jean de Dieu. Imana yadukuye ahakomeye kandi yadukorera ibikomeye, turayishimye. Amen. Reka tubanze tubasuhuze ijambo ry'Imana. Yego. Usanga muri Yobu ibice 5 uhereye ku murongo w'10, ariko reka duhere haguruka gatoya ku murongo w'9. Aravuga ngo niyo ikora ibikomeye bitarondoreka, n'ibitangaza bitabarika, niyo ivubira isi imvura, isandaza amazi mu mirima, niyo ishyira hejuru aboroheje, n'ababoroga ibashyira mu mahoro. Amen. Yica imigambi y'incakura, haleluya, kugira ngo idasohoza imirimo yazo mibi. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Uyu ni umugabo witwa Yobu wavuze iri jambo ubwo yari ari mu makuba, yahamije Uwiteka biremera. Natwe rero Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Hamwe n'iri jambo niryo rikumfasha muri iyi minsi. Amen. Namwe ribafashe ribanyure. Amen. Abafite ibibazo, abafite intimba, babajwe n'ubupfubyi, babajwe n'ubupfakazi, babajwe n'isi aho itugejeje, Uwiteka abagirire neza. Nabatangiye mabwira ko ngiye kubaha ubuhamya
ariko buhamya ntibujya kure y'ijambo. Imana itugirire neza. amen. Ubundi njye kavukire yanjye mvukira i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali. Nkaba ndi umumama w'abana babiri n'umutware umwe. Yesu yangiriye neza, ndi umwana muto, anyomora agahinda k'ubupfubyi. Ubwo nari nihebye mbabaye mbona ko kubaho bidashoboka, ariko nanjye yangiriye neza. amen. Nshima Yesu rero we wangejeje aha. Ku bwanjye sinari nzi ko nahagera, ntabwo nari nzi ko naba njye, kuko Uretse gato uravuze ngo uvuka i Nyamirambo, papa na mama wawe ni bariho? oya, mvuka i Nyamirambo, papa wanjye yarapfuye na mama wanjye. Mvukana n'abavandimwe 5. Muri abana 5? Abakobwa 3 n'abahungu 2. Nabo bariho? Ariko abakobwa bo bitabye Imana 2, hasigaye abahungu gusa, nanjye wa 3. Ni ukwihangana. Ubwo rero aho i Nyamirambo tuvuka, twavukiye mu muryango w'Abasilamu, aho tutari tuzi Yesu. Mbega twari kure y'Imana, tuzi ko tuyizi, nyamara ntayo tuzi. Ariko Yesu yatugiriye neza, tumenyesha ubuntu bwe. Amen. Amen. Ndashima Yesu watuvanye muri iryo dini, atumenyesha agakiza k'ijambo ry'Imana. Icyo gihe rero babwiye ko mvuka i Nyamirambo, muzi ibihe bibi byabaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Haje kubaho intambara iwacu, turahunga tuva i Nyamirambo muri jenoside. Iwabo wa data hari Nyamirambo, iwabo wa mama hari Kiruhura Nyabugogo, naho ni mu mujyi wa Kigali, aho muzi bakunda kwita Kiruhura. Twarahunze tugeze iwabo wa mama, bangombwa ko bikomera, turakomeza tujya muri Kongo. Twabaye mu buzima bubi. Sinshaka kuvuga ku gice cya Kongo, ndashaka kuvuga ku gice cy'u Rwanda, aho Imana yangiriye neza. Naho ntacyo tubwire se ko ari ubuhamya bwawe. Uzabitubwira undi munsi. Tuzabifatira ikindi gihe, amabwire ubwo mu Rwanda, kuko ndumva ari bwo bushishikaje. Ubwo rero twavuye muri Kongo tugera mu Rwanda, nari umwana muto cyane, ko ninjye wirukaga ku ibere. Mama wanjye aza gupfa amaze imyaka 2. Yapfuye mfite imyaka 9, ntangira ubuzima bw'ubupfubyi aho. Byari bigoye, byari biruhije kubona umwana muto ukiva mu gihugu cy'amahanga. Sinari nzi Rwanda, sinari nzi kuvuga Ikinyarwanda neza. Cyakora naje masanga bene mama 2, umuhungu n'umukobwa, ariko nabo urumva sinari mbazi kuko twatandukanye ndi muto cyane. Nongera kubabona aribwo bambwira ngo nabavandimwe, mbana nabo mu buzima nk'ubwo bwose bukomeye mama wacu maze gupfa. Nahuye n'urugamba rukaze kandi rukomeye, ariko gusenga ni byiza. Twari duturanye n'urusengero rwa Kiruhura, aho najyaga nshika iwacu nkajya aho ngaho mu rusengero rwa Kiruhura nkumva Imana. Nakundaga Imana yaho ko nakundaga abaririmbyi, bararimbaga umutima wanjye ukururuka, nkumva nyine bafite ibintu ariko ntarasobanukirwa, nakamenya, ariko nkumva nyine indirimbo baririmba zirankora ku mutima, nkumva ndanezerewe. Ariko n'ubundi naheza ngataha njya muri ya Sharia kujya kwiga Korani. Igihe cyaje kugera, imiryango iratwanga, igihe kiragera badusubiranamo, baratwirukana. Ariko aho ngaho iwacu Nyamirambo, kuko nta muntu n'umwe wari warasigayeyo, baje kuhatwara nyine ntitwahagira uburenganzira. Barahajyana nyine nk'atagira ba nyiraho. Iwacu Nyamirambo haba itongo, bene wacu biwacu barashira kubera ibyo bihe nyine bibi byashize. Ariko turashima Yesu ko twe twarokotse. Amen. Turiho kandi igikuru ko twamenye Kristo. Amen.
ubwo twaje kubaho muri mugo nize primaire, mama wanjye yapfuye ngiye muri primaire ya gatatu. Ubwo mbaho muri ubwo buzima, iwacu baratwanga, nyogokuru aratwanga. Ari igihe kimwe nyogokuru yigeze atubwira ngo iyo ureze umwana w'inzoka arakura akakurya. Katubwira ngo tuzasanga inzoka bene wacu ntaga dushaka. We yari afite wa mutima wa kera w'ababyeyi bakundaga abahungu ntibakunda abakobwa. Ariko ndashima Yesu, amina, niwe ujya ufata ibintu bidafatika akabigira ibifatika. Nyogokuru yaratwanze ku buryo bushoboka. Umuhungu nakurikiraga abamayibobo baragenda, we yibera marine mu muhanda. Nanjye mba mayibobo, ariko mba ya mayibobo itajya kuvuga ngo ndare mu muhanda, kuko n'ubundi baratwirukanye. Naragendaga nkirirwa Nyabugogo ncuruza amashashi, nkataha nkarara mu miyenzi y'iwacu, nkabyuka nkajya ku ishuri, nava ku ishuri nkajya Nyabugogo. Bantoje ko umuntu arya yahashye, umuntu akanywa amazi yavomye, akaryama no ku buriri yahashye. Bambwira ko umuntu yogera mu ibase yaguze agakoresha akajerekani ke. Kandi nari umwana muto rwose, ndiga ndangiza, ngeze mu mwaka wa 4 birananira kujya gucuruza mu mashashi, biranze kuko nari ngeze aho ngiye kwiga kabiri. Noneho kuvuga ngo nicare, sinari bwicare mu rugo kuko nararaga ahangaha, ejo nkarara hariya kubwo kwanga kuvuga ngo nanjye nirukanka imbobo. Byaje kunanira, njya mbona umuntu arambwira ati waje nkakwirangirira akazi. Mu by'ukuri nari ntarakora akazi, ariko ni nararushye kuko nakoreraga bene wacu kugira ngo mbashe kubaho. Nagiye gukora akazi mfite imyaka 14 ko mu rugo, mpura n'umubyeyi, Imana izamuha umugisha. Nubwo bimeze bityo, nubwo twari mu mabaro meze gutyo, ariko nahuye n'umuntu nari mfite igikomere cyuko nabuze mama, nkaba ntazi data. Kandi mu by'ukuri mu miryango y'iwacu byari bimeze neza, bari bameze neza. Kwa marume barakize, ariko birengagije ibyo, birengagije Imana. Ariko mbabwire, ntago ari bo nabo navuga ko atari babwo. Icyo Imana ishaka kuba cyo ubacyo. Amen. Aho nanyuze aho ngaho niho hanteguye kubuyo. Amen. Amen. Nabonye Yesu akorera mu bakristo bo muri ADPR, ashaka kunyigisha. Narahize cyane kuko abo ngabo ba marume aho nari nsigaye aho barabarokore. Mwe yarayoboye korali nkuru ya Kiruhura, perezida wayo, ba mama wacu bayiririmbamo, abandi ari abakristo nyine. Ariko nyuma yo kuva gusenga bakanyirukana, kajya gusenga kaza kamena umuce. Ubwo nabaye muri ubwo buzima, ngarutse hahandi wacu. Noneho musaza wanjye yaje kwitanga, reka amashuri, avuga ataho kugira ngo mushiki wanjye na mwene mama bangare, reka bashakira uburenganzira. Araburana, baduha inzu. Iyo nzu niyo twaboneyemo kubaho, tuyijyamo, tubana na wa mukecuru wari twanze adukomeretsa. Avuga muri abana b'inzoka. Buriya gukomeretswa no hanze biroroha, ariko umuntu wawe biragora. Nyogokuru yajyaga ambwira ngo sinzi kamera nayimbwa, ariko ubu ngubu anyita umwana. Haleluya. Nabonye kugira neza kw'Imana, hari naho nababwiye ijambo rivuga ngo isandaza amazi mu mirima, kandi ivubira imvura beza n'ababi. Nari umwana w'umukobwa wa nyogokuru, ariko akambwira ko ndi inzoka. Kandi ari nyogokuru wawe? Kandi ari nyogokuru. Umbwire uwo mubyeyi ukubwira gutya ari umubyeyi wawe, n'ibyavaga hanze bikaza kuko nkumva ndi inzoka. Numvaga mfite ububi, kandi koko naje kugira ububi bimeze nk'iyo nzoka. Mbwira ndavuga nti nanjye ubu bw'uyu mukecuru ngiye kubwapurayinga mu bantu. Byaje kurangira
musaza wanjye nkunda arwaye, nta hepfo nta ruguru, turi imfubyi, tubana mu nzu. Muri make sindi umugore, sindi umukobwa, ndi ikintu kitagira izina aho ngaho, kirwaye sida yo mu bwonko. Kwiyakira birananira, naje guhura n'umugabo arantereta, ndamwemerera, ndavuga ntacyo ni sida nkuzaniye, nta kindi kizima mfite, nzi ko ngiye kumutera sida ubwo wantera inda. Naje guhura n'urugamba rukaze, none umva bwa bupfubyi butagira hepfo na ruguru, ntwariyemo inda kandi ntwarinda umwana ndamukunda. Amen. Amen. Nakunze uwo mwana ntarabona, numva wenda bizangira umuntu. Abantu barahaguruka yikuremo, abantu bavuga byinshi, ndabihorera. Nabonye Yesu rero angirira neza, n'abasaza banjye batamvugisha. Nabonye mbyara umwana atuma nongera kubaho mu buzima. Aho ngaho gatoya ntwite uwo mwana, naje kwiyananirwa kwiyakira, nkumva ko ubuzima bwanjye nanyweye urumogi, umva ko ubuzima bwanjye mereho wica ibyaha, ko bavuga ngo baba bari gutwika ibyaha. Iyo namaraga kunywa iryo tabi ntago nongeraga gutekereza, nta mubabaro, numvaga umubabaro ushize nkaryama. Ariko iyo nicuraga muri wa mubabaro noneho wikubye. Nageze igihe mfata icyayi cya mukaru nkajya nsukamo inzoga, n'abarokore nkazibaha, mereho wica ibyaha, ko bavuga ngo baba bari gutwika ibyaha. Iyo namaraga kunywa iryo tabi ntago nongeraga gutekereza, nta mubabaro, numvaga umubabaro ushize nkaryama. Ariko iyo nicuraga muri wa mubabaro noneho wikubye. Nageze igihe mfata icyayi cya mukaru nkajya nsukamo inzoga, n'abarokore nkazibaha kubw'ubugome. Shima Yesu rero nje kubyara wa mwana ageze amezi 4, nibwo Uwiteka yohereje umuhanuzi avuye ahantu bita Nyamugari, aza Kiruhura, arayikwihanura avuga ati Kiruhura, iyaba wamenyaga icyaguhisha amahoro bakwihana ibyaha byawe. Aravuga ngo uzasenyuka wowe ku buryo nta buye rizasigara rigeretse ahandi. Avuga amagambo nkubita ku mutima, nibuka korari y'urubyiruko nabagamo, nibuka ko nacishijwe koko. Ndangije baramuhahana, nge ndamuhamagara, naho nongeye guhura n'inzira y'agakiza. Arambwira ati mu minsi mike wari upfuye wibwe na Satani, kandi koko mfite ikimenyetso, iki cyari ikimenyetso cy'urupfu rwanjye. Nari ndimbutse, ariko Yesu angirira neza, arongera mu buzima. Arambwira naciye bugufi ndihana, arambwira ati uhereye none nanjye ngiye kukubera umubyeyi. Nabonye Imana muri ubwo buryo, yambaye hafi, ndongera ngarukira Imana. Tugene narabatirijwe muri ADPR, noneho njya mu itorero ryageze muri ADPR. Niricaraga mba simfashwa, nareba bene wacu bari kuririmba nkumva zanguma ziraturaguritse, gufashwa birananira. Ndagerageza bagaterana itano rya mbere nkajya mu rya kako, ku munsi w'igaburo twahura nkumva mbaye mubisi. Kubabarira byaranze, gukira igikomere cyitwa kubabarira byaranze. Buri munsi mbabona, kandi uko mbabona niko bashyiramo zanguma imbere yaho ndi nzari nyishe. Ariko ryari ishuri ryanjye. Ndashima Yesu rero ugira neza. Amen. Igihe cyaje kugera, wa mumama aramfata nshyira mu rugo, arankoresha ndamukorera. Ariko byagira isaha y'isa 9 z'ijoro nkumva ijwi rimbwira ngo byuka usenge. Nari ntaramenya gusenga no gusobanukirwa ibyo ari byo, ariko nyine kuko najyaga mbana n'abanyamasengesho bakanyobora uko basenga nkapfa gusenga. Igihe kiza kugera, namara gusenga iminota 30 nkajya mu kazi. Wa mubyeyi atungurwa no gusanga ibyo abakobwa bakuru batakoraga ngenda bishoboye. Akabyuka akazi nagashoje, isuku Uwiteka niwe wayintoje, sinabeshya ngo nari nyizi, ariko wari umugambi w'Imana. Yego. Ubwo umubyeyi yajyaga avuga se uyu mwana byuka sangahe, ageze aharanganiriza, aranyegera ko yabonaga nakunda kuvuga, ko sinakunda kuvuga bitewe n'amateka nanyuzemo. Nta nshuti nagiraga, ntayo nabonaga. Iyo nabonaga umuntu aseka numvaga ntazi ibyarimo, nkumva ararwaye.
kuko sinigeze mbona ntoza guseka. Umubyeyi aranyanganiriza arambaza ese waba waragarukiye mu kangahe, ndamubwira. Ese hashigiye igikinga nicyo utiga, ndamubwira. Arambaza ngo ese uwagusubiza ku ishuri wabyemera? Numvishe ankomerekeje kuko naretse ishuri atari uburara ahubwo ari ukubura amikoro yo kwiga, kandi narabikundaga. Kumusubiza sinamusubije, naramwihoreye. Undi munsi arambaza ati narakubaje ngo uwagusubiza mu ishuri wakwiga? Ndamubwira ntiyabangiriye neza. Arambwira ati ndumva nshaka gusubiza mu ishuri. Twari 2007 mu kwezi kwa 4 abanyeshuri baruhukiye igihembwe cya mbere, gishoje ansubiza ku ishuri, ndagenda njya kwiga. Ariko arambwira ati nubwo nkusubije ku ishuri ntago mfite ubushobozi bwo wakwiga utaha hano, ahubwo urajya wiga utaha iwanyu muri weekend uze hano. Sasa mpura na condition ikomeye yo gusubira kwiga nicwa n'inzara. Sinari mubwire ngo sindi bugeyo kuko numvaga nshaka kwiga. Sinari mubwire ngo ntago nshaka kubikora kuko umutima wanjye washaka kwiga cyane. Ndamanuka ndagenda mbisaba uwo mukecuru nyogokuru, aramanza aranyangira. Arambwira ngo ntago hari ari iwacu, njye gushaka iwacu. Negera abantu bo muri famiye baramumfasha, apfa kwemera njya ku ishuri. Naragerageje reba kwiga n'inzara. Nari mfite gasaza kanje ko kwa mama wacu, ndagashimira bakita Bernabe, yabaye umugabo. Yajyaga azamuka saa sita yirukanka nzaniye igisheke. Byari bikaze, byari bikomeye. Nari mfite n'undi mwana nawe we inshuti yanjye, rimwe na rimwe ari yagemuraga yabona niyigiriye hirya akaza akampamagara tugasangira. Byari bikomeye. Mataha nagera mu rugo akambwira ati rero nutajya guhaha muri buryo. Ubwo buzima ndabumenyera, niga umwaka wa 4, nari ngeze mu gihembwe cya 2. Murumva ko nararase ibihembwe 3. Ni twize ntago mvuga ngo ninjye simbaraga zanjye, ngiye ko mbona umbaye wa 2 mu ishuri. Mu banyeshuri bari bamaze igihe kinini biga, nge naricaye. Ndavuga ni surprise y'Imana. Ariko numva nibinejeje kuko nubundi bwari ubuzima bubi narindimo. Ndakomeza ndiga, nta wampfaga kumenya ubuzima bwanjye kuko Imana yarangiriye neza, impa kubyibuha. Uwambonaga nje ku ishuri nsa neza yaravuga turi mwana afite avuye ahantu hafatika, kandi nyamara merewe nabi. Igihe kimwe rero nza kwiga mu gihembwe cya 3, ndatsinda mbu wa mbere, mu by'umwaka mbu wa 2. Umubyeyi abonye amanota ngize kandi yegerageza gukurikiriza ubuzima mfite, arambwira ngo birashoboka ko uri umuhanga. Aranyimura mvana Karama anzana Kimisagara. Isara isa nk'igabanya kuko twerambwira ngo ujye utaha saa 6 uze kurya mu rugo, usubire ku ishuri ko nimugoroba utahe iwanyu. Nabwo ndiga umwaka ndawurangiza, ngeze mu wa 6 nsanga n'umuhungu we mutoya ari mwaka wa 5. Umuhungu we dusa nk'abakurikiranaga nawe arigeze mu mwaka wa 6. Byari bigoye mu 2009 gutsindisha abana 2 ukabohereza ku ishuri, byari bikomeye. Arambwira ariko nagize amahirwe hari haje 9. Arambwira ati ariko utsinze cyangwa unanatsinzwe hagati yawe na Lisene, urumva umwe azajya kwiga interna undi yige externa. Ndavuga ni ntacyo, ariko mbabazwa nuko natsinda. Nari mbizi neza ko natsinda. Ndasenga mbwira Uwiteka ko nari maze kujya negera Imana cyane, naramenye noneho no kujya nsenga mbwira Uwiteka ntibyambabaza nsinze nkiga muri 9. Cyo gihe ari amashuri asebetse, batubwiraga ko ari amashuri y'imfashanyo y'abana badafite ubushobozi, y'abana mbega batagira ubwenge. Nkibaza rero natsinze naheza nkajya mu ishuri ry'abantu babaswa, nkumva ni ibintu bibabaje. Ndasenga mbwira Imana ati basi ndakwinginze bazankatireho njye muri rya shuri ndikwiriye. Nakoze ibizamini ntameze neza, sinari nishimye kuko nari nzi ko nubundi ntazajya segonderi. Kubw'amahirwe rero nubundi nza kuza muri satisfaction
ni igice cya gatatu nsanga natsindiye kujya nayini niga nayini. Byaje gukomera kuko umubyeyi yaje kubura umukozi yangarura mu rugo nkajya mfatanya amasomo n'akazi ko mu rugo, bisa nkaho ayo bantembaga ariyo yanyishyuriraga ishuri. Niga umwaka wa mbere bitewe no kwiga nyine mfatanya akazi ko mu rugo ari njye kareba, amasomo ndeba birananira ndatsindwa ndasibira. Nsibiye numva ndihebye, numva ndabyanze, ariko umwarimu directeur wari unyoboye arambwira ati rero subiramo, ntabwo uri umuswa, ikigaragara cyufite cyakurangaje subiramo byakunda. Nize igihembwe cya mbere bwo mu mama yari mukiye ku Gisozi mu mazu ye, igihembwe cya mbere kirangiye mba uwa mbere. Ayi wa mbere nabwo arongera arishima arampindura mvana Kimisagara njyana ikindi kigo cyabaga hepfo y'iwacu mu Gakinjiro ya mbere. Anjyana ntahishimiye, sinahakunda ko nakunze Kimisagara, baramfashaga, directrice yaranyumvaga kuko yarazi ubuzima bwanjye kuva muri primaire, ku banyeshuri banyumva niyumva nisanzuye, nibona ku kigo nazi gishyashya, ariko n'ubundi ndakomeza mba wa mukozi wo mu rugo, bitekerezo biba byinshi, ntangira gutotezwa n'umuhungu we, nari umunyamasengesho, baba abakatolike ngende umurokore ko barandetse, ariko yari afite umuhungu arantoteza bikabije, arantoteza kugeza ubwo ategetse nyina kunyirukana. Ariko hagati aho ngaho ibyabaye intandaro, twayaga dusenga muri Ajepura, nyoboye abanyeshuri bagenzi banjye, nabwira ngo twihane, nakubwira nk'icyo wihana bagira ubwoba. Akaba hari umukobwa yajyaga aza gukora amabi n'uwo muhungu w'iwacu, umunsi umwe ntiyarazi ko ariho ntaha, aje ari muri weekend arahansanga, agira ubwoba cyane, aravuga ati umuntu batoreye kuba duwaye nakabyanga, ariko kamugira umujyanama w'abanyeshuri azabivuga. Asezera uwo muhungu nawe afite umwanzuro wo kunyirukana, ngeze mu wa kabiri secondaire. Umubyeyi rero abura uko abigenza, kuko umwana we yaricara amubwira ati urahitamo, arimo Kashyaka ari nanjye. Yari yarabyaye abahungu batatu, nta mukobwa agira, ninjye mukobwa yagiraga. Arangije aricara arambwira ati ntago yarazi ko ibyanjye nawe byarangira gutyo. Afata gahunda arambwira ati nzakwishyurira ishuri, ariko nta kindi nabasha, sinabasha kugaburira inyuma y'urugo, ntago nakwambika inyuma y'urugo, nzabona ibikoresho by'ishuri na minervari. Nawe wumva umuntu ugeze mu wa kabiri secondaire kumubwira ngo ni ibikoresho gusa utari umugaburire, nta kumwambika, nta ki, abakobwa dukenera byinshi. Ngo nese numva ko ishuri ryanjye rirangiye, kandi koko naho ryarangiriye, ndakomeza ubuzima mu isi nyine. Naje kwiheba, ndavuga ni se iyi Imana imaze iki? Nta muntu nagiraga umujyanama mu buzima, nta ki, nariyoboraga nyine gutyo, kuko abo nafatiraga icyitegererezo niho bandwanyaga kandi bitwa ngo nabo mu murimo. Mbaho gutyo, mbaho mu buzima, nza kurwara igifu kimerera nabi kubera inzara n'agahinda kutavuga ngo wirekure. Igihe cyaje kugera rero mbona ubuzima bwo kubaho gutyo n'inzara binaniye, njya gushaka umugabo ufite imyaka 19. Byari urugendo rurerure, byari bikaze. Nari nzi ko mpunzi ibibazo, ahubwo nsanga nibwo mbigiyemo. Ariko Yesu yaramfiteho umugambi mwiza. Ndashima Yesu ko yangiriye neza. Amen. Naraguye icyo gihe, nahuye no kugwa gukomeye, ndagwa bikabije, ngera ubwo nyine maze kwishingira. Naho uwo nishingiyeho ngo sinzi ikibazo yagiranye na musaza wanjye, akaba yari afite ibanga ry'uko musaza wanjye nkunda, aravuga ati nta handi nazanyura ngo nanjye mubabaze, reka nyure kuri mushiki we. Nyura kuri njye, arambabaza bifatika. Nyuma haje kuza umuvandimwe twari tuziranye kera mu bwana, arambwira ati uyu muntu ugushatse nimba udatwite uveyo. Numva nyine simbyakiriye,
ariko arambwira ati bitewe n'ukuntu nkukunda n'ukuntu nkuzi n'ukuntu twakuranye na musaza wawe nkamuzi ndamugira inama gukureyo. Nyine numva ntibishoboka. Wamaze gufata umwanzuro wo gushaka umugabo? Nabaje gufata umwanzuro wo gushaka umugabo. Arambwira ati reka nkubwire ikimenyetso kimwe uzabona. Ati umunsi azakubwira ngo nta byo kurya afite, twazaba yatuguriye burushete twariye twahaze, aze akubwire ko nta kintu yabonye. Bidatinze nta cyumweru gishize uwo muntu abimbwiye, byarabaye ndabibona. Umuntu anyicisha inzara. Napimaga ibiro 74, nasubiye iwacu mpima 33. Muri urwo rugendo numvishe ko nanduriyemo sida. Muri iyo nzira numva ndiyanze bifatika, ngira Uwiteka nti ntago nasambanye ngo mbe ndaya kubw'ubuzima nari mfite, nahuye n'ibishuko byinshi sinabijyamo. Ndashatse banteye sida, nanjye sinzagira umbabarira. Ndababarira numva biremeye. Afashe igihe kinini, byantwaye igihe kumva ngo urababarira umuntu wakwisa inzoka, wakuraje hanze, wagukubisa akakwima ibiryo wabiruhiye. Byari ibintu bikomeye. n'Uwiteka niwe wo muri nguma, ariko shima Yesu wampaye kubabarira muri njye nkaba meze neza. Yihuse rero ho gake nkigera muri iryo toro rya Isiraheli, Imana arambwira ngo nzakugaburira. Nkumva n'ahantu byava, nkumva sindi wo kugaburirwa, nkumva ntibishoboka, nkumva n'uwampituraye umunsi umwe. Nari mfite mama wacu wacuruzaga resitora, nkajya kumufasha nkavunika. Cyakora yamara kugabura umwana wanjye hari ibyo byashiraga, nkajya kurepeta byashize kandi niriwe mu kazi ke. Nagenda akirirwa mvuma ntuka, gahinda kakanyica, ariko nkumva sinareka kujyayo kubera umwana. Igihe cyaje kugera, umuntu w'Imana arambwira ngo Imana izakugaburira ikugirire neza. Irambwira ati kandi nuri kugaburira ibiryo aciramo wagenda akakuvuma, nzamumanura uzaba mu bazamugaburira. Kumva ntago byabaho umuntu ufite resitora yifite urugo rwe, ngewe aho mfite naho kuryama gusa, naho ndebye nabi bahansohora. Kumva ntibyabaho, ariko nabonye Yesu tanga amahoro, Yesu tanga agakiza, Yesu ugira neza. Amen. Yarangaburiye ndamushimye. Yajyaga ambwira ngo azangabura nkayoberwa inzira zanyuzamo, nza guhura n'umugabo. Umugabo ashyira mu rugo, nabwo ntibyagenda neza, ngira nka wa wundi wa mbere. We niba n'uwa mbere yanywaga inzoga, akaza akambwiza ukuri kwa ya nzoga yanyweye, ariko we ntiyanywaga inzoga, ntiyanywaga itabi, yari ubugome yari ifitiye muri we. Ariko byari kugira ngo uyu munsi mbe ndi njye. Najyaga numva navuga ngo barababariye ngo muri jenoside ngo bagize bate, nkumva ntibibaho, ariko urababarira bikemera. Ni ukuri kandi ntagire imbere kazisigara inyuma, ukababarira. Naje kubyara inda y'amezi 7 y'uwo mwana kubera inzara. Mubyara ari akantu gateye ubwoba, ku buryo abansuye bose bambwiraga ngo ni nkate nigendere. Ariko ndashima Yesu, ka kantu ko gutabwa havuye mu Mungu mwiza. Mwiza cyane kandi uramuzi. Mfite umuhungu beza babiri, umwe afite imyaka 9, undi afite 5. Yesu atugiriye neza muri iyi minsi, kandi koko aho nabyariye wa mwana yanzara narayibagiwe. Amen. 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 Nibagiwe inzara, yego sinayibagiwe ngo bintere kwirata kuko nyansangira n'abandi, ariko yanzara narayibagiwe. Ntago nkicwa n'inzara kuva uwo munsi nabyara uwo mwana kugeza na n'uyu munsi Yesu yarangaburiye. Amen. Ndamushimye. Amen. Wavuga umuntu yavuga byinshi, umuntu yavuga byinshi mu gutanga ubuhamya, umuntu aravunagura, ariko nshimye Yesu. Ntabwo nari nzi ko nakwicara no nkatanga speech abantu bumveho Yesu yankuye. Nawe wamfubyiwe, wamupfakazi we, wowe urushye kandi uremerewe, ubona uri intabwa itagira hepfo na ruguru, watereranywe na buri wese, ndetse n'ibigerageje byose biranga, ndakubwira ko Kristo ashobora byose. Amina.
kurira kwararira umuntu niko ijambo rivuga, ko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. amen. Nawe waseka, wabaho neza, wakwishima, byose biri mu kuboko kw'Imana. Amen. Gusa umuririmbyi umwe yigeze amfasha yemba ngo ariko bishobokera uwizera akihanganira ibimugerageza. Yaravuze ngo kuko namara kwemerwa azambika ikamba ry'ubugingo, niko Paulo yavuze ngo iryo data yasezeranyije abadukunda, abamukunda n'amukurikira bose. Inzira y'umusaraba iragoye, iravunnye, ariko itubera irembo ritwinjiza mu bwami. Amen. Amen. Turi mu isi rero dufashe ibihe mu ntambara, turagorwa, duhura na byinshi. Korali yo ku Gisenyi yo yararirimbye biti impuhwe, Bethlehem iravuga ngo hari banga ku bantu bakijijwe, hari banga muri bo, nubwo ubona bagenda bakaruha bakananirwa, ariko bo hari umunsi umwe bazaruhuka. Aravuga ngo baragenda nk'abandi bose, ndetse no kwambara birabagora. Niyo bageze mu mashyamba amahwa n'abarabica, ariko ntago ari gusa, nubwo banyuze mu mashyamba, nubwo bagenze bikabagora, nubwo ubuzima bumeze nabi nabo bari guhatana bashaka kubaho, bikaba bimeze bityo, ariko ntago ari gusa, bafite ibanga. Amen. 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 Bafite ibanga y'uko nyuma ya byose tuzabana n'Umwami Imana, tuzahanagurwa amarira muri iyo nzira yose twanyuzemo, tuzahura na Kristo twomora inguma zo tugenda duhura nazo mu isi. Ariko tukiri mu isi ho turacyafashe ibihe mu ntambara, ariko dufite Kristo. Muririmbyi niwe wuze umwuka yaravuga ngo kera bakwiringiraga bari mu mahoro, ariko natwe tumufite. Haleluya. Umuntu ufite Uwiteka, umuntu ufite Kristo, ntago twakwifuza undi murengezi, niwe uturengera. Amen. Amen. Tukiraho, hari ahantu wari uvuze mu kanya ngo bakwise umwana w'inzoka, hari aho wageze itabi riba ryo nshuti yawe, ukumva niyo nshuti yawe, niyo mwabana umunsi ku wundi. Ariko nyuma yo kubabarira, umaze kubabarira abo bantu, ese bo baje kwakira agakiza? Ndagira ngo uyu mwanya yenda nibe bataranakira agakiza, usengere ubwoko bw'Imana. Numara kubasengera yenda tubanze tunaruhukaho gatoya, ubundi twongere tugaruke mu kiganiro. Ko nahoze nkubwira, benshi n'abarokore n'abakristo kandi shima Yesu aho bagejeje, kuba batarahirima ngo bavemo haracyari ibyiringiro. Ko Dawidi we yaravuze ngo haracyari ibyiringiro ko igiti gitemwe cyongera gushibuka. Nyogokuru waracyari muri abo ngabo nyine, ariko no mukatolike, cyakora nabonye asa nk'uwabohotsemo nawe. Iyo musuye anyita umwana kandi kera nari inzoka. Kumubabarira byarangoye cyane, kuko ibibazo byose nahuraga nawo byo nahitaga ariwe ntunga urutoki, avuga nti niwe nyirabayazana wabyo, niwe ubikora. Ku buryo wari buvuge ngo nyogokuru ni umurozi kandi ntabwo namubonanye, nari buvuge ngo ni umurozi, nari bubishimangire rwose nkanabihagarara ko yari umurozi w'umutima wanjye. Ariko rero ndashima Yesu arashaje, ari imyaka 90 ni umukecuru, bamujyanye muri bya bigo birera abakecuru, kuko aho twari turi hari hamaze gusenyuka nyine. Duhuye n'ubuzima bwo kujya kubaho twirukanka nyine, tubona guhora umuntu yirukankana umukecuru ntibiri bukunde. Abakristo bagenzi babo bashakira ngo hari ibigo birera abakecuru, baramutwara. Ariko iyo musuye mbona yarabohotse, ntago akifite urwango nk'urwa mbere, ntago agikunda abana b'abahungu kurusha ab'abakobwa, kuko ahanini babandi yakunze ntago arababona kuva yagenda. Ariko babandi yangaga, twebwe yabwiraga nabi, tujya tunyuzamo tukajya kumureba kumva ko afite umuryango. Naho aho ngaho h'urumogiho maze kubohoka no kubabarira, nasezeye ku nshuti twarusangiraga, ndazibwira ntangiye urugendo rujya mu ijuru. Cyakoza harimo musaza wanjye umwe wo kwa mama wacu waje kwihana, nawe n'umukristo n'umuvugabutumwa ukomeye, kuko yigiye ku birenge byacu arakizwa. Rero
dufite ibyiringiro ko n'abandi nabo Imana Imana izabazana. amen. Amen. Kadusenge twinginga Imana muri uru rugendo, ntago biragoye, nta muhanga warwo niko umuririmbyi yaririmbye ngo nta wakwishoboza ubwe, Mwuka Wera niwe udushoboza. Reka dusabe, kadusenge, dusabire n'abacu bakiriyo ndetse n'abari gusubira inyuma kuko iminsi iragoye, Uwiteka bagarure. Amen. Mwami Imana yacu, Imana ikomeye, Imana yo kwizerwa, himbazwa, Imana yo kwiringirwa, tamirwa kandi turagushimiye akanya nk'aka ngaka bw'amaraso yawe, turagushimiye kubw'umugambi wawe mwiza n'umuburo wawe. Haleluya. Nanjye sinarinzi ko byagera aha, imbaraga zawe wari ntabwo wari isuzugurwa, wa wundi utari ufite agaciro, ariko ndagushimiye ko uri Imana igira neza. Izina rya Yesu Kristo. Mwami, aho narindi hari abandi, hari abo turabasengeye nabo kugira ngo baveyo. Ndakwinginze ngo ukuboko kwawe kwiza kubarambukire, bari bacitse intege wongere babuke imbaraga, ubugwaneza bwawe kubwa Kristo Yesu. Urukundo rwawe rwishi nka rumwe wadusutseho, ukatwiyegerezanya urukundo rw'iteka, barebesha amaso y'imbabazi, bavane mu bidafite umumaro, ahubwo ubagirire neza. Abacu bari gusubira inyuma, abo nabo nubakanguze vuba bya bimenyetso, nubibutsa urukundo ndetse n'urugendo. Mwami wanjye ubagirire neza, bagaruza umurava wawe kuko Uwiteka ushobora byose. Ngaho bana natwe nabera bose bakigutegereje, suka imbaraga z'Umwuka Wera muri twe kandi utugire neza muri byose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bene data rero ntujye kure, turaje mu kanya kugira ngo yongere akubwire ahageze noneho. Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha.